burya koko ngo nta Imana itakura umuntu nta naho itamugeza. Biragoye cyane kumva uburyo wahoze mu bukode kuri ubu ngubu afite inzu ye bwite kandi nziza. Biragoye kandi kumva ko uwategaga igare cyangwa moto kuri ubu ngubu afite umuduga we w'imodoka agendamo. Nimvuga ibi ngibi uhite wumva umugabo wasipaye nk'ufashe sinema nyarwanda ubundi akayishyira mu biganza bye. Ngaho abasitari tuzi bakomeye muri sinema nyarwanda, filime na komedi bose babarizwa muri timu ye. Nta wundi mvuga ni Kiramani cyangwa se niyo nshuti ya Nick, ni nayo mazina ye nyakuri. Ibi ngibi bigaragarira mu rukundo afitiwe n'abamukurikira, abakunzi be ndetse n'ababana nabo muri timu, ku buryo kuri ubu ngubu batakimwakura mu mazina ye ahubwo bamwakura bati Daddy. Ngaho abasohotse ku mazi, ngaho abagiye muri hoteli nziza, ngaho abagiye gusura ahantu nyaburanga, ni timu ya Kiramani. Mbese kuba muri timu ye ahari ni umudendezo gusa. Hari benshi batekereza ko ibyo afite byamugwiririye cyangwa se byaje nk'amahirwe mu buzima, ariko nyamara baravuga ngo amahirwe urayashakisha nta gushakisha. Ni nayo mpamvu kugera kuri ibi ngibi byamugoye cyane rwose. Yanyuze mu buzima bukarishye ku buryo byari ingorabahizi kubucamo rwose. Ariko nanone ngo guca mu bikomeye nibyo bikugira umuntu ukomeye. Reka tureke kwizimbya mu magambo. Ni byinshi ujya wibaza kuri uyu mugabo, bimwe bikakubera urujijo ibindi bikagucanga, ariko ibi ngibi byakubagaho utaragera kuri umuyoboro wa YouTube, kubera ko twewe twiyemeje kugusasanura buri kamwe ku byerekeranye n'abasitari tuzi n'ubuzima bwe. Hanyuma reka nkwibarize, yaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube? Niba ari bwo bwa mbere tuguhaye ikaze, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Niba wakunze iyi video yihe like, ubundi utange comment y'ibyo wifuza cyangwa se washimye. Ushobora gusangiza inshuti zawe ino video. Hagati aho ngaho nge nitwa Journalist Thierry, bahaye ikaze mu muryango mugari wa Kadamu TV. Murakaza neza mu kumenya amateka ya Kiramani n'urugendo rwe muri sinema. Ikaze. Twahaze umuntu afata inkoko agakoza kufi, yarangiza agakoza ku rusenda, agafata n'agafiriti agashuna. Ubundi amazina ye nyakuri ni niyo nshuti ya Nick. Yavukiye mu Bijyogo, akaba ari mwene Rwema John wamenyekanye ku mazina ya Shaka mu ikinamico Runana, ndetse uyu mugabo akaba ari umukinnyi wa filime mu Ndamutsa. Ushobora guhita wibaza uti uyu niwe wamuzamuye cyangwa se yazamuwe na papa we muri sinema. Ibi ngibi ntago ariko biri. Ubundi Kiramani akiri umusore yakundanye n'umukobwa ari nawe mugore we kuri ubu ngubu, baza gukora amakosa yo gukubagana biza gutuma nyamukobwa abyarira iwabo. Ubwo ngubwo Kiramani ku myaka ye 22 gusa yatangiye gufata inshingano za kibyeyi. Umugore we yagerageje guhisha inda, ariko biza kurangira iwabo babimenye, niko kumwirukana ngo asanga uwamuteye inda. Ugasanga Kiramani nawe utari ufite uko yifite. Babayeho mu buzima bwoye ku buryo bakodeshaga, ariko nabyo kwishura ubukode akaba ari ingorabahizi rwose, ku buryo byaje gutuma Kiramani yiyemeza gufata umwanzuro wo kohereza uwo mukobwa cyangwa se umugore we muri Uganda, aho mama we nyine yabaga. Ndavuga mama wa Kiramani. Kiramani yakomeje guhiga ubuzima, ariko nyuma aza guhura n'indi mbogamizi, kubera ko ngo burya yariwe n'ikijyabarezi amafaranga arenga 900 by'amanyarwanda. Ayo mafaranga nayo si yaraye, kubera ko yarayishyira hamwe yarabereye umuyobozi. Ni ibintu bitari byoroshye cyane muri ubwo buzima, nyuma yuko yari yahaye umugore we intego yo kuzajya kumuzana hari icyo afite. Yahisemo kujya gukora akazi k'ubudiskibana cyangwa se ubu DJ nk'uko tubizi, gucuruza nyine filime. Muri icyo gihe akaba yaraharaye komedi za Nyagiso, akaba yaramukundaga cyane. Umunsi umwe Nyagiso hamwe na timu ye baje kunyura aho akorera, niko kubakurikira ngo arebe uko bakora. Bagezeyo, timu ya Nyagiso yatangiye akazi kayo nk'uko bisanzwe, ubundi batangira shoot. Hari role yari gukinamo umukaragita. Uwo mukaragita cyangwa se umukina nkuru aza kubura, niko gushyiramo Kiramani wari uri aho ngaho yirebera ibyo bakora. Abikora neza cyane ndetse baramushima.
nyuma y'uko akinye iyo role ikajya hanze yakiriye telefoni nyinshi zimubwira ati congratulations, twabonye ushoboye rwose. Yahise yibaza ati ko nakinye role imwe nka buriya nkinye indende cyangwa se nyinshi byagenda ute. Nuko nguko yahise yinjiye muri sinema, kubera ko muri icyo gihe yahise yegera manager wa Nyagiso ubundi akamubaza ibisabwa kugira ngo yinjire muri iyo timu, bikaza kurangira yinjiye muri timu ya Nyagiso. Gusa nanone nubwo yari yinjiye muri iyo timu, burya ngo yamaze umwaka wose akora ariko adahembwa. Nyuma y'uwo mwaka nibwo yatangiye kumenyekana, ubundi atangira gukora filime nka Major Kiramani zirakundwa koko, atangira gukirigita ifaranga. Kiramani yakomeje gukora ibihangano bye ndetse akomeza no kugira abakunzi benshi, ariko dore aho byabereye akarusho ni igihe yahuye n'uwitwa Dr Nsabi, ubundi bagakorana bagakundwa. Hiyongeyeho bijiyo bija, noneho biba akarusho, baba bigaruriye abakunzi ba sinema nyarwanda. Kuri ubu ngubu Kiramani afite timu ikomeye cyane ikunzwe, kubera ko irimo ibyamamare byinshi tuzi hano muri sinema. Afite kandi channel nka Big Mind, Kiramani Empire ndetse n'izindi acishaho ibihangano bye. Izi channel rwose zirakunzwe cyane, ndetse n'abazikoraho nabo barakunzwe. Ngayo nguko ibyerekeranye na Kiramani, umugabo usa n'uwihariye sinema nyarwanda mu biganza bye binyuze mu kugira abakunzi benshi. Byinshi wajyaga umwibazaho, ariko twizere ko usobanukiwe. Hagati aho ngaho njye amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry, mbifurije ibihe byiza, mukomeze murindwe n'Imana, turabakunda cyane. Hasta la vista.